Nitwa Ev.Vedaste Kimwe, ni Kigali mu karere ka Kicukiro, umurenge w'Igahanga, naho nsengera, niho nkorera umurimo w'Imana. Ndashimira Imana kuko impaye umwanya kugira ngo nganirize abari kure n'abari hafi. Ndifuza kubaganiriza ibintu bibiri byanejeje umutima wanjye, byongera kumva ko ntabigira ubwiru muri nge, ahubwo nguye kubisangiza bene data, abagabo, ababyeyi, abasore n'abakobwa, ndetse n'abantu bumvaga ko ibyabo byarangiye. Turifashisha ijambo ry'Imana dusanga muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37, baravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Hari inkingi Imana ivugiramo. Inkingi ya mbere ni mu ijambo ryayo Bibiliya, iravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Inkingi ya kabiri ni mu marangamutima y'umuntu, ukumva ko hari ibindi Imana yakugambiriye nubwo nta muhanuzi mwahuye, nubwo utazi aho ryanditse muri Bibiliya, ariko ukagendana icyo cyizere n'ibyiringiro by'uko iyavuganye nawe ari Imana kandi ko yavugiye muri wowe. Icyo gihe rero bikurinda iki? Bikurinda gucika intege mu gihe cyo gucika intege. Burya hari ibihe byo gucika intege, ariko umuntu wibitseho iri jambo ntabwo acika intege mu gihe cyo kuzicika, ntiyiheba mu gihe cyo kwiheba, ntarira mu gihe cy'amarira, ntasuhuza umutima mu gihe cyo kuwusuhuza. Nubwo ahura n'ibimuca intege, arakomera akavuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Aha gatatu Imana ivugira ni mu kanwa k'abahanuzi. Iyo umuntu kandi amaze kunanirwa, yumva ko ibyo bamuhanuriye bitazasohora. Umva uko Bibiliya ivuze, iravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe. Inkuru ebyiri zanejeje. Inkuru ya mbere ni isezerano Imana yahaye Aburahamu, ikamuhagurutsa muri Uriya bakaruda, ubwayo ikamubwira ngo Aburahamu uzapfa ushaje. Icya kabiri, ntuzapfa utarabyara. Yo, haleluya. Hari igihe Satani asura umuntu akamubwira ngo ibyo Imana yavuze byararangiye. Ntabwo byarangiye, ubwo ugihumeka n'amasezerano y'Imana azasohora. Isezerano Imana yavuze ntiryibwa, ntawariyoga, ntawaryica, ntawarifunga, ntawariburizamo. Isezerano ry'Imana ubwayo ringana nayo nyiraryo. Haleluya. Ntabwo Imana ivuga ishingiye ku mashuri, ishingiye ku muryango, ishingiye ku cyene wabo. Ni Imana igira ibyo yibwira ikabivuga, kandi ibyo ivuze ikabisohoza. Ndagira ngo ngukomeze. Imana iha Sara na Aburahamu umwana ashaje. Inkuru ziravuga iyakoze ibyo niyo Mana yawe, niyo Mana yawe. Reka ngukomeze mwene data, unteze amatwi unyumva. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Icya kabiri cyantangaje kikanezeza umutima wanjye, icya kabiri cyanejeje kikanezeza umutima wanjye, ni igihe uwitwa Naza yari yapfuye. Ariko ibintu birakomeye, mwe kagira Imana, ibintu biraryoshye. Uzi ko Naza yapfuye akamara umunsi wa mbere bamushyinguye, umunsi wa kabiri bamushyinguye, umunsi wa gatatu, ku munsi wa kane nyir'ububasha araseruka. Iyo Imana ije iza nkayo, nta muntu Imana igituma. Yesu yaje aza nka Yesu, kandi ntabwo ajya akora ikintu ngo kitirirwe abandi. Ntabwo Yesu ajya akora ikintu ngo kitirirwe imiryango, ngo kitirirwe ibindi bintu, kitirirwa we. Niwe nyir'ububasha, niwe wenyine uvuga bikaba, niwe wenyine utegeka bigakomera. Reka mabwire ikindi, Yesu ntabwo ajya akererwa. Igihe cyose aziye aza nka Yesu. Ubukererwe bwose abantu bakubonanye, igisuzuguriro cyose abantu bakubonanye, iyo Yesu yaje agihanaguraho, akavanaho n'ubusembwa. Amen. Yaraje amaze iminsi ine Lazaro, ariko abantu bamurikira ntibongere bakomere. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibintu biranejeje cyane. Reka bihumurishe abantu. Ubu birashoboka ko hari umuntu ugeze mu gihe cyo kwibaza ngo Mana, koko ibyo wambwiye bizasohora? Mana, ko mbonye imyaka imbanye myinshi? Mana, ko mbona ababisha bangose? Ko mbona afite intambara? Ko mbona afite akaga? Humura. Ubwo ugihumeka, ubwo ukiriho, ubwo ukivuga, n'ibyo Imana yakubwiye bizasohora. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Aburahamu yamuhaye umwana Lazaro amaze iminsi ine. Ikintu cyanejeje umutima wanjye cya kabiri ni uko Yesu ageze kwa Lazaro, Yesu yazuye Lazaro, azuka adafite ikimenyetso na kimwe kimugaragaraho cy'urupfu. Amina. Nta kintu na kimwe cyagaragaraga kuri Lazaro cy'uko yigeze apfa.
na kimwe, nta wamwogeje, nta mavuta bamusize, nta wamuhanaguye, nta kunuka, amaso aracyareba, amatwi aracyumva, ibintu byose nk'uko yahoze mbere niko Yesu yamuzuye akagarukana ubuziranenge bwa mbere. Reka nkubwire, iyo Yesu yaje aragukiza, aguha umwana akakwibagiza ubugumba, aragutabara ugatabarwa, aragusetsa ugaseka, aragukiza bikamenyekana ko ari Yesu ushobora byose. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mwene data, ibyawe si byo byamunanira, ibyacu si byo byamunanira, uko yarari kera n'uyu munsi niko ari. Ngizi inkuru ebyiri zanejeje nifuzaga gusangiza uwundeze amatwi, uri kuri iyi channel Gutabarwa TV, yikurikire kandi ukore share, ukore like, ukore subscribe, wiyaboneshe, ukomeze ukurikirane ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirene. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nubwo watawe, nubwo wanzwe, nubwo wajugunywe, itabara. Ni Imana idasinzira, ni Imana itananirwa, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana yahozeho, ni Imana iriho kandi ni Imana izahoraho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.